areshya na sekuru n'utuboga mwari mutwibagiwe oya uzatwibuke nawe uraho urabaririmba urashanga ari umusingo hindura umusaya uraho nawe urakomeye urabona banza nawe ufite banza gira n'ingoga nyakubahwa gira n'ingoga rwose nyakubahwa duhaye umuhungu wacu maze hanyuma umutambuke hanyuma akaba urukundo abigenza tambuka ugira imbere gakeya oya uri bahagaze aho ngaho banza usoze aravuga ati nyamuna rero nyamuna abanza ugira ikintu umuhereza aramushimye rwose azi n'abasigaye uzabarebe neza kuko n'ubutaha tuzagaruka twabonye mufite urugwiro rwose barakoze cyane barakemirana leta yishimye hanyuma ati rwose tugira ngo ni impeta gusa ahubwo kigihura mumwenyure ko nibyo cyatumye tugira ngo mufuneho agapfukamunwa gakeya none murabikoze rwose imeze nka convention rwose mana yanjye ahubwo rero kamarampaka rero ku mugani wawe erega abasore bari nubwo ndabamaza bose ati uruhara rwawe ntukicwe n'izuba ni ukuri we maze kandi gatuba musaza we nawe ugeze mu zabukuru kandi uzagira ahantu wakorera umugabo ndetse umuzati rwose ni ukuri wowe mwana wanjye nanjye ntabwo nakuvandiramo aho ngaho kandi nkukunda nk'uko unkunze maze amuhaye akabasha keza cyane mbese ntabwo amashyi muzi gutanga we kandi umukobwa nawe yazetse ariko n'ubundi rero ku mugani koko yewe kamarampaka we baramwenyura ukagira ngo ni umukobwa yabyaye dusanzwe dusabana turasabana rwose kandi ababana igihe kinini ngo barasa baramwenyura bose umva ukuri rwose ni mwiza cyane nawe ati rero mwakobwa wacu kandi uri mu muryango nanjye reka nguhe impano kubera ko rwose uje iwacu ati yo ni ikaze rwose kwangire neza ndera umukobwa neza ati kandi nawe ugiye kuzagera ahakomeye aka kabando cyo kwisindagiza maze mu gihe ugeze ahaterera ubujije rwose mushatse mwaza mugahaguruka mugafotora kuko maze arashyikimushyikirije kandi n'ibitwenge byinshi rwose umva amumwenyuriye koko nk'umukunda kandi umushaka ishimwe we rahabu we ukuri rwose suza kuko wacu dore n'uwara byakubwira ati nagushimye cyane kandi burya ku mugani koko niwe wari nyirabayazana w'ibi byose mukungu aravuga ati rero mwangiriye neza kuko uruhimbi ndabona rwaragenze neza ati ntibakabura imana nawe aramushimye amuhaye impano aducitse maze rero kamarampaka nawe muri kumwe burya rero burya buki natwe turabugira ikimenyemenye duturanye n'umudugudu hariya witwa Rwici maze rero buki umaze iminsi butegura kandi nta wundi wabugenewe uretse umukwe wacu maze umukobwa aravuga ati reka nkwereke rwose uriya nyamuna n'umuha amashyi rwose ubuki rwose ugenze neza maze rero nkabagira kirasoma wumve isoma wumve reka banza ngo asome shire rwose maze banza shire mu kuziwe yumve ndabona neza bati nanjye rero ntiwava nanjye mbere kutagwana ubwayo wumvanje nawe aramuhaye mwongere nawe rwose yumve ko bimeze neza nuko
haranditsemo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wandebaga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye Nkwite nk'uko utamfite abahungu bakotanye ahubwo ngenda nitwaje rubimburana-ngabo maze rero nshimye ko ndi umuhanga mu kuzivuga namwe nkabashima ko muri abahanga mu kunyima amashyi reka rero ninikize muri iyi nkera nyarwanda dusasanye inzobe dore ko turi inzobere ducumbekesha ubucuti mu gicumbi cy'umuco wacu ku nkera twinikije yahariwe muri Senado na Pire reka rero ninikize kwambura Imana mbyutse ubukomeze ruhimbana mfizi baterekera izamihana iragara ryateye ungana ikiwa kibondo iwacu hari ikibanda rwamiko ni kwa manzi imasa niyo kwa rusine yambaye ijambo mu bagabika binkora bikiniye rukinga indamutse yahamagaye muvunya avugirwa n'ingoma rwemagahina inyagira batina shaho uratera mwana wategera jya utera icuma wongera ibinka bakwiye imishwaro uraye ubwatsi buryoheye inka n'ubwo umugoroba nubwo ubuzima aragahinda n'ubwo amanziranzira yambashije uranyigenda rirya muyumba inyereza ku iriba nyivomera irwunyunyu yegura ibondo zirimo indirikizwa indirima reka nzicutse ruti batinyera umubiri ikina n'ingoma y'indamutsa n'umurishyo uhumuriza n'umutagara w'ibihubi n'abaririmba intaho zazo n'abazereka intamati n'imana ziciwe n'igiterane cyazo na rucyaha bigarama yose umuvumbi ntiyawumva yanze amacuma y'icicikana hejuru yakubita isonga ry'ihembe yavunagurira hejuru yesu umuhigo yahize wo kuzatabara u Rwanda nabo baratuza ngo ibahake ntawe ukiyihangara kurya ivyiriwe n'imanzi Imana irema musinga cyo nimwakira mu ruhanga mumurire mu ruhanga ndewe ko nabasha kujya gutera umukozi shote haranditsemo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wandebaga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye
icyo nabura gutaraza ubu nduzuye ubu tuzajya tujya inama buri umwe n'ijisho ry'undi nabigize inshingano zanjye. Bayabwiye ko abantu babana ku bushake bwabo, kubana hagati y'umugabo n'umugore ni ku bushake, nta gahato kagomba kubamo, ndetse muba mwujuje imyaka y'ubukure kuko ntawe twemera gushyingira adafite nibura imyaka 21. Icyo gihe rero twizera tudashidikanya ko abagiye gushinga urugo hari intambwe bateye yo kuba mbere na mbere bakuze kandi nta gahato karimo. Ni nayo mpamvu bidutangaza cyane iyo tubonye nyuma y'igihe gitoya umuryango usenyutse kandi abantu nta gahato kigeze kabamo hagati yabo, bari baciye ubwenge, ariko nyuma y'igihe gitoya umuryango wasenyuka. Kugira ngo usenyuke rero biterwa n'iki buriya? Byitwa n'iki? Byitwa n'uko rwa rukundo rwanyu mwatangiranye bageze hagati rugacumbagira, kazamo agatotsi. Ako gatotsi abantu bakananirwa kugatokora, kandi ntabwo bikwiye ko agatotsi kabaho mwananirwa kugatokora kuko muri bakuru nyine. Ahubwo buri kiba cyabuze ni ugukunda mugenzi wawe cyane kurusha uko wamubona mu gakosa gato k'umunsi umwe yakora. Buri wese ashobora kuganira na mugenzi we icyo ari cyo cyose kiri mu muryango, cyaba icyiza cyabayemo n'ikibi. Iyo buri wese ashobora guca bugufi kuri mugenzi we, aho yakosheje akaca bugufi akamusaba imbabazi. Iyo buri wese ashobora kwihanganira mugenzi we, hakazamo kumwubaha, hakazamo na rwa rukundo mwatangiranye, nta kabuza byanze bikunze mugira umuryango urambanye umaranye igihe, ukaba n'intangarugero ku yindi miryango yindi yose isigaye. Dufite kamere, abantu bashobora kugira ibyo bapfa, ni ibisanzwe, ariko icyo dusaba abashakanye ni uko mubirenga. Ibyo mwapfuye bikaruta ibyo mupfana bikaruta ibyo mwapfuye. Mupfana igihango gikomeye cyane cyo kuba mwashakanye mukaba umuntu umwe. Umugabo n'umugore ntabwo baba bakiri abantu babiri batandukanye, baba babaye umuntu umwe. Icyo mupfana rero iyo mwibutse ko gikomeye cyane, icyo gihango cyo kuba umwe bituma ibindi byose ibibazo byavuka mwabirenga mukabyihanganiranamo, ahubwo mugakomeza kubaka umuryango urambye kandi umuryango urimo urukundo. Namwe mugiye guhura nta sano yindi mwari mufitanye y'amaraso, ariko iyo mugiye kugirana irakomeye cyane kurusha indi sano yose, irakomeye cyane. Iyo rero mukwiye kuba ariyo mushingiraho tuvuga muti nimba dufitanye isano ikomeye kandi ntayo twari dufitanye imbere, ni ikimenyetso cy'uko tudakwiye kugira ikindi kidutandukanye. Turabasabye tubinginga, haba twebwe tubashyingira, haba n'inshuti n'imiryango ya nyirana, kugira ngo muzubake umuryango udasenyuka, kuko umuryango niwo shingiro y'iterambere ry'igihugu. Igihugu gifite imiryango idatekanye, imiryango iba mu makimbirane, imiryango iba mu ntonganya, icyo gihugu ntabwo gitera imbere. Gishyira imbaraga mu kwirirwa bakemura ibyo bibazo, kandi ahubwo iyo miryango rero ikwiye gufasha igihugu mu bikorwa bindi by'amajyambere. Bose baranabigisha ko bukwiye kugira uburenganzira bungana, ariko mukwiye no kuba buri wese azi inshingano ze n'inshingano ze. Iyo buri wese